ikamba ry'amahwa, ikimenyetso gikomeye mu mateka ya Yesu Kristo ndetse n'amateka ya Gikristo muri rusange. Uyu munsi iri kamba rirahari. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko uyu mugabo yabayeho biri hirya no hino ku isi. Biragoye kwizera ko igitambaro bahanaguje umuntu imyaka 2000 ishize cyaba kikiriho. Ubundi bisanzwe bizwi ko ikiremwa muntu cyemera kibonye, ariko ibi byo birenze imboni z'abantu. Benshi barabibona ariko kubyizera bikaba intambara. Siyansi iraza ikavuga ibyayo n'amateka akaza akavuga ibyayo. Bimwe barahuza ibindi bagatandukana. Iyi ni intambara iri hagati ya siyanse ndetse n'amateka. Ese ninde uri mu kuri? Urakaza neza muri Bman Entertainment, aho wasanga ibyegeranyo ndetse n'inkuru utasanga ahandi. Uze gukanda subscribe kugira ngo uzaze dukomeza kubana mu bintu bigiye bitandukanye. Imyaka irenga 2000 irashize, niwe muntu wa mbere uzwi n'abantu benshi ku isi. Yahinduye ubuzima bw'abamwizera, abatabara ubudasiba. Uyu mugabo yavukiye ahantu haciriritse cyane kandi ari umwami, mu kiraro cy'inka, Yesu Kristo. Uyu munsi hari ibisigara byera cyangwa se bitagatifu. Ibyo ni ibikoresho, imyenda cyangwa se ahantu hihariye bivugwa ko bifitanye isano na Yesu Kristo bikomeye cyane. Uyu munsi tugiye kuzenguruka isi hirya no hino tureba ibyo bisigara bitagatifu bya Gikristo bivuga ko bikiriho na n'uyu munsi. Ikimenyetso cya mbere tubona ni umwenda wa ture. Uyu mwenda bivuga ko ari umwenda wapfunyikishijwe umurambo wa Yesu nyuma y'urupfu rwe mu gituro. Uyu mwambaro ukaba ugaragaraho igisa n'ishusho y'umuntu benshi bizera ko ari ya Yesu Kristo. Amateka y'iki gitambaro rero cyari gifunikishije umurambo wa Yesu Kristo atangira mu kinyejana cya 14. Nubwo abashakashatsi bamwe na bamwe bemeza ko gikuze ku buryo cyaba cyo mu kinyejana cya mbere. Ubushakashatsi bwakozwe mu 1988 bukoresheje uburyo bwa radiocarbon bwagaragaje ko iki gitambaro ari icyo mu myaka ya hagati y'1260 n'1390 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ariko ibikomere n'ishusho y'umubiri wose ukomeretse bigaragara kuri iki gitambaro bikomeza kuba ikimenyetso simusiga kigaragaza urupfu n'izuka rya Yesu Kristo. Kandi gikomeza no kuba urujijo kuri benshi kuko iby'amateka n'ubushakashatsi bivuga bitandukanye. Hari ubundi bushakashatsi buvuga ko uduce tw'utudodo twakoreshejwe mu 1988 bakora ubushakashatsi twari utw'inyongera twasanishijwe iki gitambaro mu rwego rwo kukibungabunga. Ubushakashatsi bushya rero bwakorewe kuri kino gitambaro bwo bwerekana ko iki gitambaro ari cyo mu kinyejana cya mbere, mu minsi neza Yesu yavukiyemo. Amaraso n'ibindi bimenyetso byo ni ibyanyabyo, ntabwo ari amarangi cyangwa se andi mabara runaka baba barateyeho. Kandi ubwoko bw'amaraso bwapimwe kuri iki gitambaro ni ubwoko bwa AB. Uyu mwenda rero ukaba uherereye mu gihugu cy'Ubutaliyani, umujyi wa Ture. Ukaba uri muri kiliziya nkuru ya Saint Jean Baptiste. Na n'uyu munsi nta muntu urashobora gusobanura byimbitse ishusho igaragara kuri kino gitambaro. Ikomeza kuba amayobera. Umwanya wa kabiri turahasanga ikamba ry'amahwa, ikimenyetso cyo kubabara n'ubutware bwa Yesu Kristo. Iri ni ikamba ryambitswe Yesu Kristo n'abasirikare b'Abaroma bamushinyagurira ko ari umwami w'Abayahudi. Iki kikaba ari kimwe mu bimenyetso bya Gikristo bikiriho bikomeye na n'uyu munsi. Aho iri kamba riri ryarasigasiwe kandi rirafunitse mu kintu kimeze nk'ikirahure kandi gitatse ku rwego rudasanzwe. Iri kamba rero byizerwa ko ryavuye i Yerusalemu rizanwe n'umwami w'Abafaransa Louis wa 9 mu mwaka w'1239. Kandi abahanga mu mateka bo bemeza ko iri kamba koko ari irya kera cyane. Iri kamba ry'amahwa rero byizerwa ko ryambitswe Yesu Kristo riherereye muri Notre Dame de Paris mu Bufaransa kugeza na n'uyu munsi. Abashakashatsi bagaragaje ko ari byo koko iri kamba ubwaryo ryakozwe mu biti byo mu karere Yerusalemu iherereyemo.
ariko nanone iri kamba amahwa menshi yarishizeho aho yagiye atatanira mu makiriza yo mu Burayi mu myaka yo hagati. Iri kamba rero rikomeza kuba amayobera kuko na n'uyu munsi ntabwo abantu benshi barasobanukirwa impamvu amahwa menshi yagiye abura, ariko ikamba ryo rikaba rigihari. Umwanya wa gatatu tuhasanga umusaraba wa Yesu Kristo. Ibi ni ibice by'ibiti bivugwa ko ari ibyo ku musaraba wa Yesu Kristo. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ibiti bavuga ko ibice bimwe na bimwe byapimwe ari iby'ibiti byari bisanzwe bikoreshwa mu gihe cy'Abaroma babamba abantu. Ibyo bice by'umusaraba rero ntabwo wabisanga ahantu hamwe kuko bigiye biherereye mu mijyi itandukanye y'isi yose. Ushobora kubisanga i Roma, i Vatikani, Yeruzalemu cyangwa se mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Bivugwa ko ibi bice by'umusaraba byabonywe na Mutagatifu Helena, nyina w'umwami Constantine mu kinyejana cya 4. Abahanga mu bya siyanse bemeza ko ibice bihari by'umusaraba ari byinshi cyane kuruta umusaraba ubwawo, ariko Kiliziya yemera ko byose biva ku musaraba umwe. Uyu munsi Vatikani yakira abarenga miliyoni 5 buri mwaka, harimo n'abaje gusura ibi bice by'umusaraba. Ibi bice by'umusaraba rero bikomeza kuba amayobera, ahibazwa ukuntu ibice by'umusaraba umwe byatataniye ku isi hose kandi bishobora no kuba biruta umusaraba ubwawo. Umwanya wa 4 tuhasanga icumu ryatoboye Yesu mu rubavu, Holy Lance cyangwa se Spear of Destiny. Iri cumu rero ryizerwa ko ari ryo bacumise Yesu mu rubavu. Iby'iri cumu rero ni amateka maremare kuko ubwami bwinshi bwararirwaniye. Iri cumu kandi bikaba byarizerwaga ko urifite atsinda urugamba biturutse umwami Constantine wari uritunze akigarurira ubwami bwinshi hirya no hino mu isi. Ryiswe icumu ry'igeno, Spear of Destiny. Napoleon yararirwaniye arizana mu Bufaransa. Hitler yumvishe ko urifite nawe umunesha arikura mu Bufaransa arigizanira mu Budage, ariko imbaraga zidasanzwe nizagaragaye kuko Hitler atatsinze urugamba yararwanye. Igitangaje rero nuko atari icumu rimwe riri ku isi, hari andi macumu menshi bivugwa ko yatoboye Yesu Kristo mu rubavu. Na n'uyu munsi biracyagoranye kumenya irya nyaryo. Aya macumu rero ni 3, akaba rimwe riherereye i Vatikani i Roma, irindi rikaba riri muri Vienna muri Australia, hakaba irindi cumu rero rivugwa muri Arumaniya. Kugeza na n'uyu munsi icumu ryatoboye Yesu Kristo riri mu bihugu 3, ariko irya nyaryo ntawe urizi. Ukuri kuri he? Kuri mu byuma se, cyangwa se kuri mu mateka, cyangwa se ukuri kuri mu kwizera? Umwanya wa 5 rero tuhasanga igitambaro cya Veronika. Igitambaro cya Veronika ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bya Gikristo mu isi, aho mu buryo butangaje kigaragaza ishusho ya nyayo ya Yesu Kristo. Iki gitambaro rero kikaba ari cyo Veronika yakoresheje ahanagura mu maso ya Yesu igihe yari amaze gukubitwa n'abasirikare b'Abaroma. Iki gitambaro kikaba giherereye i Roma muri Vatikani. Kugeza ubu nta bushakashatsi bwimbitse burakorerwa kuri iki gitambaro Veronika yakoresheje ahanagura Yesu Kristo mu maso, dore ko n'amategeko ubwayo yo muri Vatikani atabyemera. Na n'uyu munsi biracyari amayobera ukuntu isura y'umuntu ishobora kwishushanya ku gitambaro bikamara imyaka irenga 2000. Umwanya wa 6 tuhasanga imva ya Yesu Kristo. Ni igituro giherereye i Yeruzalemu, byizerwa ko ariho Yesu Kristo yashyinguwe muri ya minsi 3. Abacukumbuzi bemeza ko iyi mva ihura neza n'izo mu kinyejana cya mbere mu gihe cya Yesu Kristo. Ibipimo by'urutare byerekana ko kandi muri iki gituro habayemo imva nyirizina, ariko na n'uyu munsi siyanse ntishobora kwemeza ko iyi mva koko ari iya Yesu Kristo. Amateka ariko yo akomeza kubishimangira. Buri mwaka rero iyi mva isorwa n'abari hagati ya miliyoni 3 ndetse na miliyoni 4, cyane cyane mu gihe cya Pasika. Uyu munsi aha niho hantu honyine imva yabaye ikimenyetso cy'ubuzima. Ku mwanya wa 7
tuhasanga imisumari yo ku musaraba. Iyi misumari mitagatifu yizerwa kuba ari imwe yatewe Yesu ku musaraba, ikaba yarabonywe nayo na mutagatifu Helena kimwe n'umusaraba. Iyi misumari ni ikimenyetso cy'ububabare budasanzwe Yesu Kristo yagiriye ku musaraba. Bamwe bavuga ko iyi misumari ari 3, abandi bakemeza ko ari 4. Ariko Catholic Encyclopedia yo yemeza ko iyi misumari yari 4, 2 yo mu biganza ndetse n'2 yo mu birenge. Uyu munsi haboneka imisumari myinshi bivugwa ko ari imisumari mitagatifu iri hirya no hino mu isi. Imwe muri iyo ni imyiganano ibishushanya imisumari ya nyayo. Iyi misumari mitagatifu ivugwa i Roma, i Milani n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Ariko nanone igomeza kuba amayobera bitewe n'ukuntu ari myinshi, kandi umusaraba bivugwa ko hariho imisumari 4 gusa. Siyansi ishobora gupima imyaka, igapima ibiti, igapima ibyuma ndetse n'ibitambaro, ariko ntishobora gupima ukwemera cyangwa se ukwizera, urupfu n'izuka. Kandi ukuri kw'amateka si buri gihe kugaragarira mu bushakashatsi ndetse na siyansi. Ibi bimenyetso rero bikomeza kuba amayobera, amateka arabisobanura, ariko ibimenyetso bikabura. Yesu Kristo niwe wenyine uzi ukuri kwabyo, kandi ibi bisigisigi biri hagati ya siyanse ndetse n'ukwemera. Uko uzabyizera ibyo bizakubera ukuri. Ndagushimiye wowe watangiranye nanjye tukaba tugiranye ku musozo. Imana iragukunda.